Kwisi we ko yita cyane ngo wayabye nubuhoro. Nubuhoro ngiye kureba kaka sasa ngo ni se wawe. Ngugiye isirashaje. Reka ye. Nanjye ndikujije pe. Hajya ndavuze ngo isirashaje. Nawe usigaye uzi ko wikujije. Jesus. Ibyo tubyihorera. Ahubwo mbwira icyo ugiye kumara kuri ako gasaza. Ndabyihoreye ejo twahoze dusangira urwagwa. Bigenda bitese. Jesus. Byihoreye ko yambwiye ngo dutahane nkagenda nayo by'imyenda nkayikorera ku rutwe. Ugize ngo Mumbwire ko mwakoze ubunyunyusi. Reka ye. Sibyo mvuga ngo arikujije ubunyunyusi ni iki? Jesus. Ongeraho ngo nkunda icyana cyanjye nkunda icyana cyanjye. Wamvanyeho induru nkajya kwirebera igisaza cyanjye. Reka ye. ya none irashaje ko ngewe nterete bimvunye ninjya gutera akabago byange Jesus. kugira ngo njye kumugisha inama ngo kugira ngo mbyare no kubanza karongora umugore wanjye ubu si ibintu byavamo. Hari abasaza basigaye babyukira mu kabari. Abuzukuru babo bakabyukira mu kabari. Inshoreke n'inshoreke nizo zisigaye kujyayo. Siko data afite aferi nk'iz'abadoroso gusa ndongoreye umugore ibintu ntajya numva neza. Harya ubwo babyita gukazanura mu kinyarwanda cyangwa gusasana. Jesus. Iki gihe musigaye mugenda mwivugisha mu nzira. Asye nzi ko nta muntu uri kunyumva none kano gahete kari kunyumva. Jesus. Ubu babonwa n'uhagaze. Ubwo wari uzi ko ntari kukumva. Nta wihisha mu murima w'ubunyobwa. Erega wa mwana we gusaza no gusahurwa. Baragusahura si ibyo utagira. Jesus. Nta mutwe, nta butunzi, ntunaribwa ngo tuzakurye kuri Karya mara y'ingurube reka nigende. Aha. Kunshiriye bikunguye ikira. Ariko ibyubu ni ibirori. Goodbye. Naragenze ndabona abana bubu nibacyubaha babaruta pe. Urabona ngo kare karagenda kivovota kanigende. Nerara abantu baba bagenda bansuzugura. Tuzagenda gute tuzagenda n'amacupa nitugera mw'ijoro tubashinga akabari. Umwana wanjye Rubyogo uyu munsi ntibumuzomye kwaka kayoga naramuka byane ndamukurikiza nyina kubera yuko na nyina wajaga dupfa kubera ko niguriye icupa ryanjye nagurishije sima. Reka ye. Muze cyase bwana cy'ingurube bamaye 8,000. Jesus. None naguzemo iyi muriture. Ino muriture ariko hari nashonje. Reka ye. Jesus! Nishye kubi. Okarindaji. Jandaguye we. Reka ye. Agombesha. Kasongo yeye. Mombali nanga. Kasongo mbona wewo. Songa libala. Ugo yeye. Kasongo mbona wewo. Mbona wewo. Mombali nanga Yesu we. Tagara kuchimanyi watari n'abashayija. Tagara chibe ni bashayija. Jesus. Oh bisabara no gusagara. Nacho ibyisi bizagaruka. Uzabijyana si kuzimu ariko bizajyana n'icupa ryanjye. Jesus. Muze ni wowe. Ni wowe. Debera no kuri kwimana. Reka ye. Naguze ibyabaye. Ibiki byabaye mwana. Nise muzena nubu nagura abibyo. Wapi? None se mwana wa habaye iki koko? Muze nagubizi k'ikibwono by'ingurube navanye mu nshinga ejo ndi bakibye. None se mwana kore kumbwira ibyo bintu byose. Ninjye mujura cyangwa ninjye munyesi? Jesus. Rero dutaye rero turebe yuko twakibona. Nige ntabwo bizi ukuntu nahangayitse. Rero dutaye. Funka! Genda. Naguruka. Mwana bakoremo ntwara gutyo.
Guca nkaho ndi umujura. Ndi umujura. Anayisireje. Koko izi se ni yaso. Mugiye kundutsa urwagwa rwanjye. Tujye. Muze uransomya. Uransomya. Rwose ngomba kuguha muhungu wanjye. Ahabwa intuze cyangwa n'ibintu. Ajya mama wawe arahari. Neza igihe yagendeye 9 kandi ntabwo ubizi. Ajya. Ako ni 6 turenge nibagiye. Anda iyi niyo ntebe ikwiriye abasaza b'abasinzi. Cyaraho. Jesus. Ene bujyana yandi ndapfuye. Man, I don't want peace. I want problems always. Hangaha nyamageze Wabaho imyumbati ngo y'imituburano, ibintu byabaye ibituburano. Iki kibyeyi si igituburano. Cyo gatuburwa mu rwagwa kibe kiriwe kimwe. ariko ja ujya manya ko ndiso ubu buno ukomeje kujya wirirwa injorora ngo ntago ndizaba ababyeyi nari umubyeyi wabyawe n'inka n'ihene n'ingurube n'igitoki n'ingurube n'isunguri ugize n'urukwavu rwakubwagu nako rwakubyaye mama uretse nawe utari urizanyira barushye Jesus. ahubwo se sha unipfa koko nubwo uzanezerwa ukishima cyangwa uzaza kubyina hejuru y'imva yanjye Jesus. Gapfupfuka nka matera y'imfashanyo wabushitaho. Reka ye. ariko sha ubu mbonyemo matera y'imfashanyo cyane. Reka ye. ariko mwana uzi ko kunywa inzoga ari byo bituma nibagirwa agahinda nyoko yaneraga Akaye gahinda muzeyi. mwana wa nyoko yari yarigize umuparata komanda Nicaye. nabaga ndyamye akaba yasose igipangu Jesus. naba mbyutse nkasanga amaze ko Urumva atari umusirimu se atarangaga kukunukira gahuyu. Jesus. yanukaga gahuyu gusa se karamera nk'imimbati y'imyeneke Ugize ngo ubwo yari umugore cyangwa yari intizanye. Reka ye. Hage yari mama. baransuzugura bagakabya. Reka ye. ububwa bw'iki gihe busigaye buvuga ngo isi irashaje kandi hashaje ariko hari nashonje. I know they hear God. I get coconut. makwisi we ko yita cyane ngo wayabye ntubuhoro ubwo ngiye kureba kaka sasa ngo ni se wawe. Reka ye. ugiye isi irashaje ndikujije pe hajya ndavuze ngo isi irashaje Jesus. nawe usigaye uzi ko wikujije. reka ibyo tubyihorere ahubwo mbwira icyo ugiye kumara kuri ako gasaza byihoreye ejo twahoze dusangira urwagwa bigenda bite se wabyihoreye ko yambwiye ngo dutahane nkagenda nayo by'imyenda nkayikorera ku rutugu. Jesus. mbwire ko mwakoze ubunyunyusi sibyo mvuga ngo warikujije ubunyunyusi ni iki ongeraho ngo nkunda icyana cyanjye nkunda icyana cyanjye mbanyeho induru nkajya kwirebera igisaza cyanjye jya kureba ayo mashyano yawe se nyine simbibonye nk'uhonoka. Jesus. rubanda rugira yabo kanigendere Kasongo yeye. ariko iki cyana mu nda si cyavugaga reka nigende njye kwirebera igisaza cyanjye. Jesus. Mwana ufite mu mutwe. Utese muze ubona nta bwenge ngira kunyara ku buriri nk'imesera. Nibyo uvuga ngo nta bwenge ngira. Jesus. ubwo kunyara ku buriri nibyo uvuga ngo ufite za bwenge buhe abandi bagira imishinga bakajya kugura udusunguri utubeba udukwavu ngo nawe ngo ufite za bwenge Jesus. ahubwo ikiriho nuko ngiye kujya kujyana nawe mu kabari nkajya nguha ku nzoga yera nawe ukagira ubwenge. Ubwo rero mu kabari urumva ariho umuntu yakura ubwenge. Ubwira ubwenge buba mu kabari mu muvuye.
mu kabari niho nahuriye na Nyirabutarure. Jesus. Mahurira na wa mukobwa wepfiriya kwa Bucyana. Mahurira na mama wawe nubwo yagize ishinzi mu zindi. Ugize mama wawe yagize umukarati. Ibyo twabitarutse. Yagize umukarati. Mbwira ubundi bwenge ibyo twabitarutse. Abo ubundi bwenge wabona. Buri umwe imvuzo ikakugera mu bwonko cyane. Jesus. Utangira kumenya ubwenge bw'ejo hazaza. Ahubwo wowe urumva nukihutire ubu n'ejo hazaza urahazi. Gukomana yanjye. Ubundi ahubwo akira. Banza wumva ukuntu binameze. Cyayi mwawe iyo ni y'abakuru. Aho ngaho ure kudaca akenge. Muri nuza muri leta. Za nura za giseke. Za Turakomo. Hariya muri Turakomo. What's going on here? Kugira iriya mikino. Noneho kubera ubujarwa nawe rero afite. Ntabwo jewe ngira ubujajwa. Unafite ubujajwa wanara kubyara. Kandi ko ubwo we gituza. Reba bagudakubita imbwa byoroheye. Bundi buriya usizana ubwenge kutandukana. Mbese ikibazo mfite ko bavuga ngo utabusya abwita ubutabumera. Utabumera nyine abwita inuza. Imbaga. Ubusya abwita ubusya na mbambe. Kubera gusaza. Ubwenge nyine bugenda bucurama. Mbeba zaburumyeho. Oya. Ntabwo pagi uba wanywereye nkujya uhaka. Kamwanzo gucya mu makanya wanyana y'imbwa we uba wanguriye. Kandi ubwo inyana ninde imbwa ninde. Jesus. Mwiriwe. Reka ye. Kirirwa amazi urarira umunyu. Ariko mwana barakubwira ngo wiriwe warangiza ukabiriza umunyu. Cyazwe hari utuve hejuru. Ese ko numva uri kunyuka inabi. So niyo gusomeje ko rwarwa. Nzi ko mwavuna. Aha. Uragira ngo nume. Sha wabyihore ko papa yaragwimariyemo we n'akagakobwa ngo ni makwisi. Iso se asigaye yifoka abana. Jesus. Mwana nta muco ugira. Urumva ngo urasida kuri mugenzi wawe. Aha wogira umuco iyo ufuze imyenda ntaco rivamo. Ikuru n'urugo rw'amatiku. Reka ye. Mwakomeje gushwana ubwo ni amahoro. Jesus. Usanze amahoro ahari ahubwo ubwo ni wowe uje kuyatwara. A few moments later. Rekana n'iby'ingurube muze wamaye nka nyinyera. Reka ye. Nawe urashaka ko bungusomye. Izana nyinyireho ni umusomyi umwe wonyine. Yego rata sheri wanje. Iyi wasesekaye. Nasesekaye cyane ahubwo se abantu nabahe. Aba banutse ubu n'ubwahuro bwanjye akana ko n'uruhete sinzi iyo ruturutse. Mbese pa wancakiye. Wancakiye. Rani umwe nakubwiraga bita makwisi. Jesus. Cyane nawe ukifoka muze. Ntago ari uko ukifoka mwabana. Wirisi ibyo mba nkubwira. Ko abana abasaza babamaze. Ndeberana. Ubu sibi ni ibintu. Ariko kuba nkundana na makwisi nicyo kibazo kibaye aho ngaho. Nyoko kubizi yagiye nani ni kangahe. Ahubwo se njya kunyongerera amakanga. Reka ye. Uranze? Ni ukuri se murakundana? Kumva igitangaje muri iki ari ibi. Ni urukundo rwa pusi na mbeba ntago rwumva. Sinambeba. Kandi muze icyatugize inkwavu nicyo. Ufite imyaka ingahe? Tubwiza ukuri ufite Iyo imyaka. mfite yose ntabyo bikureba. Ko se nk'uyu murundi ruruhete n'undi ruzanya hanga. None se uyu mwana nagangana Reba n'uwawe. ibyo ureba mugende. Zana. Fati mushogoshere mugende. Mugende. Nta kundi ubwo. Mugende. Iyo byanze. Iyo haje abana inzoga murazitanga. Nicarira tabwe. Yicarira hanga. Ahubwo. Ejo twari twaburanye. Ubwo wowe wari wasinze cyangwa. Ntawe ni wari worohewe. Genda byemera pe. Nubwo nageze aha ngaha umwana unzanye. Jesus. Giye naraje ndayo. Nubwo ati si umuntu yansizeho. Ndatangara nongera nsubira iwacu. N'amajipo narashyize ku rutugu. Reka da. Cyane. Ku rutugu. Nawe ugira ubwenge urafata imyenda ikubita ku rutugu kweri kwa Mungu. Hano ntabwo ari we wari wabimbwiye. Aha. Ewe. Ubwo wenda guca amande y'amacupa Abiri yonyine. Ndagukubitira hatatu. Jesus! Twari twabaye. Goodbye.